ndakibaza ndasarara no kuvuga ngo wari usanzwe ubaye nyine mu bavandimwe imuhira bisanzwe muhira n'abavandimwe muvukana bo hafi mu maraso ariko abantu nk'abo ngabo hari igihe mukosana ariko timuje cyane muri gahunda yo gukemura uburyo mwakosanye ngo mubigire ibintu zo kuzobicaza ahantu cyangwa se zotuma hari ikitagenda ukamubwira gukosera niba ari petit frère ukambwira ati yanda sinzi ibintu bamwe kwikomereza ariko noneho hano ni mu rugo gusaba imbabazi bwa mbere ubwo wamusaza imbabazi bwa mbere byarakoroheye kuvuga ngo usaba imbabazi kandi noneho uzisaba uhabona yenda umutima wawe haza nk'igitekerezo cy'uko atari ubwa mbere n'ubwa nyuma uzisabye yenda zonakomeza izo bintu byarakoroheye. Urakoze cyane jewe mu rwego rwo kwirinda guma gusaba imbabazi uzabiza ukwezi oya hari utuntu tumwe zana mpita nkura muzi ariko usaba imbabazi na sometimes hari igihe utazabe byoro ariko nyine iyo utekereje ko ari mu rugo kandi abagore wa mugabo yaravuze ati umugore ga yagukeneye saha ni saha yo kwanura ni baradufite nuko no ntibyoroshe ariko byabaye igihe nyine cyari kisa n'ikigoye none bitamzumva vuba yaratwite inda ya mbere umutima urambwira ati ko usanga nawe atari we karabikoreshwa na situation arimo bita binyorohera ariko kera mu mutima ari haje mutike kera upfukamiye umugore ko bipfuye kandi urumva biza nko kungorama ariko nibutse situation arimo nibuka ko nayo ishobora kumukoresha ibintu bimwe n'ibindi bitazaka muri risukari none mu by'ukuri nyine aka kantu ko gusaba imbabazi ubushize ari ikiganiro twakoze tubona nyine kagiye ahantu hejuru cyane kubera ko hano harimo abandi bantu bari gusharinga ibitekerezo byabo bamwe bavuga ko ngo abagabo batazasaba imbabazi abandi bakavuga ati ahubwo abagore gakuriya nibo batazabazisaba ati kubera ko nyine abagore tugira gahunda yo gusobanura cyane ati rero agiye umugore gusobanurira agasobanurira bikarangira uzisabye wabonye kuri Instagram bagaragaza uburyo abagabo n'abagore batandukanye mu gusaba imbabazi umugabo yamayandika ngo sorry agasaba imbabazi hageze nk'iminota ibiri hafi umugabo yaje gusaba imbabazi we gusaba kosa bene nyine wabisobanukiwe nk'uko ndasarara yavuze agahita avuga ati mbabarira mu magambo magufi cyane none ukambaza senti abagabo hari abagabo ngo batazashobora gusaba imbabazi nyine ntavuge ngo mbabarira cyangwa se sorry nk'ijambo ahubwo wenda nimba yagukoreye amakosa akaba yataha nimugoroba wenda nimba ukunda kurya nka biscuit akaza yayizanye cyangwa igitenge bitewe nyine nuko kusabira mu rupande akaza na jorona tani igitenge cyangwa ikanje ico gitekerezo nka senti ya nk'umugore ugifata gutese ubona ari byiza ubona nyine ari byiza ko umugabo mushobora gushwana akaba yakuzanira ikintu wenda gift we yise ko irimo irashaka ku expressinga cyangwa se gusobanura uburyo asabyemo imbabazi ariko atabivuze nyine n'amagambo mbabarira oya nge ntago mbishigikiye kubera ko ubushaka kwereka wa mugore ko akunze ibintu kurusha iwe nyiri bwite kuko niba hari ikintu mwakosanye urashobora kuza ukamubwira ati yewe byageze ega turi n'abakristo rero urashobora kumubwira ati nakoze iki kintu babarira ntibizongera cyangwa yewe ibi bintu wabyumvise nabi none ga siko byari bimeze ariko kuba byakubabaje umbabarire
nabo n'abantu bagomba gusaba imbabazi babishoboye ariko kandi utabishoboye nyuza mu zindi nzira ntuzanira ama gift ongera volume aho turi kumwe uko twavuze mu kiganiro aho turi kumwe cyane twaravuze ngo se umupande nanje gift sinzi ko mu kiganiro uno wacu avuze twakoze twaravuze ngo ni gute umuntu wakose iwabo wakose iwabo mu magambo bakosanye mu magambo ni gute agiye ikosoze ikintu arizo vyibi ngibi yaravuze ngo avuga ko nawe atabishigikiye so simbishigikiye kabisa nta ariko gift nayo ari ukuntu woyizana ukayisabira imbabazi kuyizana gusuka none se nyizanye nje gusaba imbabazi nibwo ifite intuza igize okay iho ndatekereza ko iho ninkinzira washatse kugira ngo akumvemo wenda ariko nanone wanayizana ntise nimaze ikibazo ahubwo gawayizanya bagize tutanayohereje oya urazi sheri urazi ntago ugomba kuzana niba gift wayizanye banza unsaba imbabazi kwanza ibibazo nyine ikibazo gihari gishireho nurangiza ugereka aka gift ko kunshimisha nyine cyangwa uyizana mbere uvuge ngo ngiyi gift nakuzaniye kubera ko nakubabaje none mbabarira nakubabaje oya ibintu byo kubanza gift nibyo nanzi tuhawe bikeneye oya ugomba kubanza imbabazi ibikiranuke nurangiza umubwira ati ngaka ka gift ariko si ngombwa na ka gift mugiye wagatekereje agutagatekereje ugasanga igitenge cyashitse ukakidodesha ariko ntarakubabariye kakidodesha kandi nkacambara ariko si kubabariye ukagisubiza umumotari nagikuye wama kimusubiza ati igitenge mu minota yibeshe sico umumotari giwe ntiyamenye cyabaye hari umustar umwe w'umunyakenya nyine hari bino bintu baza bakora by'abantu bakora ngo sinzi uko byitwa ngira ngo by'ama TikTok bakahereza nk'umuntu byina ariko bazakunda gutungura nk'umuntu uri nko hanze nko kuri anniversaire akazana indabo ama gift yahawe n'umuntu we nimba ari nko hanze akabyina byose nyine akagira noneho babikora no mu wundi buryo bwo gusaba imbabazi noneho akaba hari umugabo ngo yataye umugore nimba yaramutanye n'abana ibintu nyine bigize noneho yohereza ba bantu bamusanga muri office bamagenda bafite indabo zingana kuko umugore barazimuha sinzi izina barimo baramwita hi ni wewe kanaka tukuzana indabo arishima kabisa mwakoze biki arangije agarama ati se umugabo witwa gutyo uramuzi ati yadutumye rero ngo yakoze amakosa ngo rero tuge ngo tumuzane ino mpano umugore yararakaye yamuhaguruka yamasubiza indabo zanyu ngo musohoke ubunyine ngo nta soni atese amakosa yakoze karabohereza izi ndabo murimo murabona zishobora gukora iki ku bintu byabaye koko ntako bibaho muraje nyine muraririmbye bamwe bafite ntoza saxophone kabisa barimo baracuranga icumba bacuje yishimye yari yanezerewe ariko ngo amubwire ko uwo mugabo atatandukaniye n'uyitwarimo tuvuga uyu nguyu bakosanya akantu koroheje mu rugo noneho uwo nguyu we ikosa afite rikomeye yataye tuvuga ngo yari yataye sinzi ko ariko yirungwe rero abataye ngo aramaze igihe adahari yari yakoshe kwanzi we ubundi yari kohereza abo bantu yari kohereza umuryango akaba ari ubaza imbere sheri ni kimwe ubundi communication niyo nziza kurusha sign tugomba yigo igikorwa se kimaze iki ugomba communication ukambwira ati mbabarira yes No, it doesn't. In that case, yari yakoshe aho impamvu nabivuze yari yakoshe yari afite ikosa rirenze nukuvuga none yari yakoshe umugore ntuzi nakoshe umugore gutya hanige tuvugana nka nabi abana badahari ariko abana bajemo turaseka kandi harakandi niko kuri fite mukushe kugira ngo abana none iwe abana bari bishizemo ku ise yakosha nyina nawe ise yarakosha none karoherereza nyina indabo ariko gana yari ya investinze bareje abantu bafite envelope y'amafaranga bafite indabo buke zingana n'aka kameza ko bararirimba ko baracuranga ko barabyina yogera gukwa arasubiyemo so ibyo nari mbitangiye urwo rugero kubera ko mu by'ukuri nyine ni byiza kuzana gift ariko ntekereza ko nk'abagore buriya abagore nubwo wenda nyine haje ikintu kivuga ngo bakunda ibintu biri material ariko ntago ari cyane abagore ni abantu turahagera abagore ni abantu nyine bakunda ibintu bikora ku marangamutima like dukunda ibintu twumva rero kuza uri muranzanira indabo hari urugero twatanze ushobora gufata ino telefone yanjye turimo gutungana ukayimena
sibyo habe nubwo woje kunsaba imbabazi ukagenda ukazana telefone iri hejuru y'ingiyi ukayinzanira gutya ntaco byombwira icambere cyo ikintu caguteye uwo mujinya batumye ufata telefone yanjye ukayimena iyo disrespect yari irimo aho ngaho ico gitekerezo ntago byose bishobora kugenda ngo bikavaringwe ngo nuko ngugiye kuzana telefone noneho yirutiye amafaranga menshi ngo uranzane ngo unyishuye telefone yegura yishyuye ariko se sabira imbabazi igitekerezo kiri behind iyo reaction nicyo nkeneye kumva iyo shitani yari yaguteye bari usabira imbabazi yego niyo ngi so I think ko ako nakantu kabiza kari kandi nakunze uburyo yavuzemo ngo muzamushwana kubera ko mufite ubwenge hari nyine abantu bavuga ko batagiye bashwana no kibaza se iyo muya mutekereza muzamusangira umutwe uko kubesha kandi okay ibi bintu ari ukuntu no kubesha ikintu ndimo wowe utakirimo yego ukacuma ariko ndi woza ngo wazanye umuntu mukuru nawe uri mukuru mubanye imyaka 7 8 10 uvuge ngo gute ntabwo byumvikana none muri iyo myaka mumaranye muri izo ntonganya n'izo mbabazi n'urukundo byose niki like niki kintu nyine kiza gistanding out ni bese ikintu nyine uzubona ushingira ukavuga ati kabisa Cynthia nyine ukabona kabisa ari special mu bihe byose like guhera ku mwaka wa mbere ku wa kabiri ku wa gatandatu ariko none ico kirakomeye kirorosha nagisubize cyane naje ko ndumva wagisubize no hano abagore bakera abazanye ibintu by'imitego ikintu atokubari ziriya harimo umushibuka rutareba neza nawe uragisubiza adutega twafashwe none no umuntu nyine aba afite value ye mu rugo aba afite ibyo agomba so mama mu rugo mama w'abana ufite n'umugabo ikintu camugize special kuri nge nicakindi navuze ku mwanya wa mbere kijya navuze namukundiye cya kabiri n'umuntu uhagarara mu rugo neza none cyanyuma agakunda abana yeah that's good nawe ni sawa kabisa yeah okay ushaka gusubiza cyangwa dushaka kubaza ahubwo bazagira unasubize baza okay hari ikibazo nshaka kubaza kijanye no unasubize niko bavuze kijanye na gahunda z'urugo no kuvuga ngo hariho amakimbirane menshi mu ngo ayo makimbirane akaza iyo atakosotse hari cyo Cynthia yavuze kijanye na communication ni byiza ko igihe habonetse amakimbirane abantu bahita bihutira kuyakosora no kuyamaraho nyine cyangwa se yenda kuyaha uburyo agomba kurangiramo iyo bitabaye akenshi duhita tubona ingo nyinshi zagiye zisenyuka ariko ntituba turishura nimba kuko ari communication cyangwa se nimba ari ibindi bibazo bafitanye mubona ari iki muri kino gihe cyabayeho kiri special gituma ingo nyinshi zisenyuka ku rwego tutigeze tubona mbere hose kuri side yanje nabivuga nko mu buryo bubiri turi mu gihe kigoye turi mu gihe kigoye aho umuntu afatira amasomo ahageze hose kandi aba bacu bakagira ikindi kibazo cabo cyo gufata amasomo vuba amasomo agahita yihuta amatsinda kera buri somo ndaritsinze akarishira ku ruhande ni ukuvuga ngo turi mu gihe kigoye aho umugore ashobora gusigara mu rugo cyangwa akarira mu kazi iyo yagiye ariko ugasanga yabonye degree akamagenda akirwa iyo yiriwe ahayiga yaba yasigaye no mu rugo akaguma akiga no za bintu yagiye kusanya yagiye yumva ahantu henshi hatandukanye yahura na ya challenge mu rugo hakumva inzira nziza yo ikemura muri bwa buryo mugenzi wiwe yakemuyemo nta nubwo abayabimubwiye hari n'abenshi bashobora kuba babikurikirana kuri social media cyangwa bakurikirana inyigisho z'umuntu kuri social media
kubera ko noneho n'abantu badahuje imico nkatwe turi abanyamurenge hari andi moko tudahujije imico hari uburyo kibakemuramo ibibazo byabo by'ingo natwe hari ubundi buryo tubikemuramo noneho kumva ukemura ikibazo nka kurya mugenzi wawe yagikemuye kandi ariko kubyica nje nkabona icyambere no gufatafata kw'amasomo gufatafata amasomo ahantu henshi atandukanye icya kabiri ni ukutigira kubakurambere aribo babyeyi bacu ababyeyi bacu nabo barashatse kandi bashaka mu buryo twe tutashatsemo ariko barubaka ingo zabo zirakomera barasaza that's uranyuzwe iyo ryari ijambo yeah okay so rero nkuko twari twabivuze mu kanya nyine mufite YouTube channel mukoreraho ibi n'ibihangano nirwo rurimi rumeze neza like projet zanyu nyine kandi n'ukuri muri murakora akazi keza izo nama zose nyine abantu bagenda tuziboneramo ariko noneho nkibaza nyine nk'ababyeyi kandi nyine murabana nyine ababyeyi murabana mufite abana mwabyaye murera ese ntago bishobora ko wenda bijya bibagora cyangwa se bikagira ibintu byinshi bishobora kwica byo mu rugo kuvuga wenda umwanya wanyu mu bugabanyemo mufite projet muhuriyemo kandi wenda no mu busanzwe ufite izindi gahunda zawe ku giti cyawe nawe afite izindi mufite urugo mufite abana mbese kubijera nyine byose hamwe kubikora kubona umwanya wo gukora ibi kubona umwanya wo gukora ibi ese ntaho byaba bigera wenda bikaba byagongana haba ku mubano wanyu haba ku mwanya muha abana haba cyangwa se mu kazi ntimube mwagakora ngo mushyiremo imbaraga nk'uko bigomba murakoze cyane kugonganaho ntibyabura ariko icyambere duha umwanya ni urugo iyo tubonye ko biri bwa affect side y'abana turabihagarika nimba bishobora kwica akazi kanje turabyitondesha nimba bishobora kwica gahunda ziwe biritonda so tubikora mu gihe ibyo mu rugo byamaze gutungana kuko ntitwosigaga twishyira hariya ngo tuje kukiza hariya handi kandi hariya hazokira uko bizogenda kose hakijijwe n'amakuru yavuye hano tuvuye aho ndumva ari sawa kabisa kubera ko nyine ntekereza ko nkuko wajya bavuga ibintu byose ni balance iyo umuntu nyine atamenye kubibalansinga hari igihe mwodudu filime twiza ariko wenda nyine nabwo birashoboka umuntu ashobora kubiha umwanya munini ugasanga aho byakagombye kuva hari ikibazo kandi nimba hari ikibazo n'ibi ngibi n'ubundi biraba affected mu biganiro twakoze ubushize hari sinebwe ikiganiro carico ariko nyine hari point imwe twa highlightinze tuvuga ko iyo abantu babanye mu by'ukuri nyine urugo aba ari ahantu umuntu agiye gukura okay umunezero ni byiza uzawubona kandi ni byiza ko twese tuwitegura ariko nyine nanone si wo gusa 100% haba harimo gukura haba harimo hari ibintu bimwe ureka atari uko ari bibi gusa wenda ukabireka nyine kubera inyungu kwa ko wenda mugenzi wawe atabikunze cyangwa se kubera kuri kubona nta nyungu mu by'ukuri bifite ku rugo rwanyu dono ikibazo cyanjye kikagira gite se hari ahantu wenda situation mwigeze kwisanga mukabona hari uruhande rwawe cyangwa se ibintu byawe ushaka kuba wareka ubwo mwese muragisubiza na Cynthia kubera inyungu z'urugo bishobora kuba ari ibintu bito nko kugira gutese nko kureba nk'umupira wenda yarabikunda urumva ariko wenda ukaba wabireka si icyaha si ikintu kibi ntago ari hamwe kuri society ariko ukabireka kubera ko ntago muzajya mukomeza kwitonganiraho kandi ukeneye ko urugo rukomeza kugira cyane reka ngisubize cyane kivuge ntabwo byabura ku bantu batakuranye batarererewe hamwe ibyo bintu ntabwo byabura kandi ushaka kubaka
ugashaka no kubaha umutware wawe urategerezwa wenda kumwumva sinavuga ngo ibintu byose 100% ngo byange kubera kwa byanga ariko uragerageza ukareba ibimubangamira ukabireka ukabyanga kubera ko ubundi bazavuga ngo iyo ushatse cyangwa se iyo ushatswe uba ugiye ku bundi utari wa wundi ugiye kuba wa wundi uyakunda nawe akaba uwo nkunda so urumva rero ni byinshi nagendeka ku giti cyanje hari byinshi nagendeka hari n'ibyo nagendeka atambujije atambwiye ngo ahitambwire ngo iki kintu singikunda kuba nzi gusa ko adagikunda nkakireka ni byinshi rwose birahari yego natwe nyine sese nuko ya nkuko yarabivuze ugomba guhinduka nyine ukaba uwundi utari wa wundi wo hambere kuko nawe birize bivuga nimba ukijijwe nyine ugomba guhinduka so hari ibintu byinshi nyine bitaba bifitiye inyungu urugo wenda bigufitiye inyungu person ibyo ugomba kubireka kuko ntihariho inyungu zawe ahubwo hariho inyungu z'urugo so ikintu mbona ko kidafite ico gicontributinga mu rugo rwanje nta kamaro kiba gifite turimo tugana ku musozo hari turiho umusozo turiho sawa umusozo turiho tugiye kumana ikibazo cyane kwita nyibagirwa kireka kizane ariko umusozo bazi ikibazo nubwo kumana ikibazo ntari nanditse ariko cyari kije umutwe none kiragiye sawa reka niko nzamenya ntekereje ikintu kikama kigira kakivugiramo ni ikibazo cyo gusoza nuba wacibutse ni sawa kandi n'ubutacibutse kubera ko amasaha wenda mbona yanihuse ya nukuvuga ngo hari kuba muri fiançailles hakaba kwinjira mu rugo noneho hakaba kuba umubyeyi ubwabyo ni ibintu binini cyane noneho ukibaza ngo byaraboroheye cyane kugenda dutransitioninga kuva aho hantu twinjira ahandi ese nk'iyo stage yo kuba umubyeyi ni ikintu mwabonye coroshe cyane cyangwa se ni ihe challenge mwaba mwarabigizemo kuko ntekereza ko benshi babigiramo challenge kuko kiba ari ikintu gisha mubonye mwarabavye abashakanye baraho none mubaye n'abavyeyi muravyaye abana mawe bashakanye bafite abana okay twagize challenge ikomeye wa ari uyu wacu abavyeyi benti babaye habe naje ntababaye ukuvuga ngo abanje baje mu bukwe nyuma y'inga rimwe bari basubiye bakojeje muziko bazisiga badukojeje muziko atize turi gusha nuko no kuva rero muri ibyo bihe by'umusore n'inkumi mukinjira mu bantu vomariye mwavamo none mugahita mwisanga muri ababyeyi barera abandi bantu hari ukuntu niyo mbitekereje nyine n'Imana yagiye ibibamo ariko abantu batabanye n'ababyeyi muri ibyo bihe hari ukuntu bibavunamo hari ibintu mutaba muzi nk'uyu nguyu kuvuga ngo yoze umwana nakazi kandi kera mama iyo twageze batereka hano ku kirenge akama mwoza kamufata gutya miniti mike cyane umwana akaba segonda akaba aramwogesha noneho twebwe twisanga ni muri gahunda z'ibase nini uzabazo imuterekamwe ayimukura akanyerera ikibazo kana kazaga amagaho iyo ubwira umugabo gati mfashe umugabo kwa magafata hano shaho zaga agafata atari akaboko n'ufata gutya karashoboka kave noneho ibyo bintu byaratugoye cyane ariko ubu nyine tumaze neza cyane and so guys
okay ikibazo nari nibagiwe nuko nari nacyanditse hari ukuntu tujye twumva hano hanze abantu bavuga cyane wenda nko muri bene wacu b'abanyamurenge ukumva ikintu antoza bavuga cyitwa guhaza cyangwa guhazwa ikiganiro kirasubira inyuma kuri iryo jambo so rero nshaka ko mumbwira sinshaka kubaha umurongo mu gisubizamo ndashaka kandi ndahera kuri senti turaza atange definition ese wumva guhahaza nyine nuguki guhahaza niki kiba cabaye kwa kunavuga ngo umugore ngo yahahaje umugabo niki kiba cabaye ese ya guhahaza niki ese nawe koko iyo definition iri ubiye nyine wumva ari byo guhahaza ese ubona ari ijambo rikoreshwa wenda aho ritagomba gukoreshwa ese ubundi bibaho you know murakoze guhahazwa ngewe kuraburanka ahubwo naringiye kukubaza se guhahaza niki nicyo naringiye kubaza mureke kubyirengagiza birahaba okay aho jewe kuno mzumva cyane guhaza kuvuga ngo guhahaza cyane mbona cyane ari imyumvire yacu y'abantu bakera umugore atagiraga ijambo mu rugo ndabivugamo ukubiri umugore atagiraga ijambo mu rugo tuvuge niba ufite nk'akazi kenshi mu rugo udashobora kubwira umugabo ati wamfashije umwana ngacumba ahubwo ndamuheka mu cumbane aho kuvuga ngo mubwire umugabo amfashe umwana none nimba mubwiye ngo amfashe umwana kera ndamuhahaje nge niko mzumva abandi bagabo baza bagasanga mpetse umwana ureke kumuheka fata umwana ncumbe umwana wawe se umuhetse ariko kera nibasanga mpagira ngo gushu nge niko nzamzumva ariko akaba ukundi kandi abagore nabo bakadusa akumva ngo niba akumva ko umugabo bagomba gukora mu rugo 100%. Tuvuge niba mfasha umusahani ngiye koza umugabo nawe akorope kuba amasafuriya aho gakera umugabo kera wafashe turusho nawe aba yahahajwe ibyo hari inshingano umugabo ari ibintu umugabo atagomba gukora ariko hari nibindi bene wacu bita gwahaza bitari byo nko kugufasha umwana ngo ucumbe yo mugufasha cyangwa agacumba wowe ukamufata mu gihe umwana ari kurira ushaka kuba muri kumuhiberi umugabo agacumba gakaraga agatsima akarya akuvuga ngo asohoka atariye ugasanga wenda ikiganiro muragisubiza inyuma aho tutemezanyije aho gukoropa uzima mvuze none se ubaye uhawe ucumbaga kuri sagopa ubaye uri kuri sagopa waravunitse uno mugabo yomumunzi cyangwa utwite n'urugero oya urumvaga abikoze kubera tameze neza ariko mugiye meze neza ariko mugiye meze neza ugomba kubikora n'inshingano zanje nk'umugore umugabo ntagomba ngukarantekera tarwaye ahubwo yomfasha uwo mwana ngateka ariko umugore uzubwira umugabo we ngo navuye guhango ndarushe ngo genda uje guteka yewe nokuri uwo mugabo nijuru ntazoribona kuko umugabo wemera gahazwa muzanye ikiganiro ka kibazo uwo mugozi tugikore ntako umugozi mwakuruye umugabo nukuri wemera ega birashoboka ko umugore yahaza umugabo birashoboka njyewe ikintu novuga aho ngaho novuga birashoboka ko yo muhahaza ariko kandi singa y'umugore uko umugabo yifashe mu rugo niko umugore azamufata niba yes none se nozoza ngutegeka ikintu ngokora ikikwagikora aho mpamprofitiyemo gananje ngakomeza ariko umugabo agomba kwihagarara nk'umugabo agahagarara ku ijambo rye nk'umugabo yego ntahahaze ariko akamenya icyo umugore ashobora kumubwira mbese bakaganira ku cyitwa ukuri ugomba gukorwa n'iki nta gutinya umugore uratinya umugore gute oya hakiki ibyo ntazo oya ariko arakoze cyane je guhaza numva bibaho ariko kandi akabaho no gufashanya igihe umugore atwite
igihe umugore wenda yonsa situation mbese ibintu bitewe na Ni ibintu situation nyine igaragara ni mu rugo ntabwo ari hanze kandi ntiwagega kwifasha umugore w'abandi iyo umugore atwite ntiyo kunama ngo akorope nimba udashaka gukoropa genda gufata umukoro oya nimba udashaka gukoropa byara ngaye byara uriya mwana ico gicoco ntawe upfa kucemera urumva nimba udashaka gukoropa mufatira umukozi hako nimba udafite ubushobozi bwo gufata umukozi koropa urama wikabukebuke urama wikabukebuke utoritoro no iyo birangiye gutyo aho ngaho muri iyo situation urangije gufasha umugore aho numva ko guhaza biba n'igihe umugore ajuwa na role y'umugabo mu rwego rw'inshingano ukamusanga nagutobe cyane yiteretse ugakora n'ibyo umugabo yakagombye agatangira kuzavugiriza Katanga kuzatanga inka mu tangira muryango. kuzavugiriza ngo dutanze inka ngo narebye tekereza umugore ugize gutyo cyangwa umugore mwicaye mu bandi akamavuga ngo dutahe ngo uko ndavuga ngo uzogure radiyo ukuza radiyo gute uri kumwe urumva icyo gihe hari ibintu bimwe kera wawinjiramwo bitakureba bitari ibyawe kandi niyo waba ufite ubushobozi kurusha umugabo hari ibintu utagomba gukora ugifite umugabo icyo gihe already hajemo ijambo guhaza kera kurajuwa role y'umugabo kandi agihara ataramba kandi guhazwa birashoboka kuba ari abanyamurenge bavuga gutyo ariko abandi nabo bafite andi mazina no ijoga ni kinyamurenge no mu rundi rurimi hari abanyakenya ngo mekariwa chapati ngo umugore yaramunogeje yaramuresheje so njyewe kuri fayidi yanjye numva ko guhazwa bibaho mu gihe umuntu umwe muri babandi yinjiye mu nshingano zitari ziwe cyangwa yahaye mugenzi w'inshingano zitari ze yamusingirije sinoziguha hotangiraga kuzinjiramo nkumva ubwoba kazikubisamo cyangwa wabona araziguhaye kubera ko uteze ikibazo mu rugo ukamutesha ukamwatiza umpaye n'izawe uri umugore muzima nkumbwira ati ikigani cy'abagabo n'ikindi cy'abagabo ntukazo wigirayo mu gihe nyine washatse umugabo igihe cyo gushira nk'umuriro uzureka nje wurira izuno wewe none se mwe muri kuvuga gutyo hari igihe umugabo aje umugore yinjira mu nshingano z'umugabo wenda umugabo ari umuntu uraho nta kintu aho kubaho tubona aho kubaho aho niho hari ikibazo aho kera habaye gaho ni ukuvuga hari n'undi woza akamaze akamategeka muri Rwanda agomba kuvaho nyine ariko igihe mugabo ari aho hari ibintu kandi kera byagenze nabi cyane zapfuye aho ni habi mureke gwazanyaga tahishaganye impamvu nari mbibajije hari kurinda twagiye twumva like misconceptions kuri ibyo bintu kumva ngo umugabo wenda we nimba nk'abantu bagiye nko mu rugo n'urugero bagasanga nyine nk'urwo rugero yaratanze urimo urakoropa none kera ngo yaraguhahaje none kibase kompaye nkoropa mu nzu yanje kandi ari juzi impamvu yatumye nyikoropa umugore ari ibintu bimwe ararwaye uratwite cyangwa se uri no kumesa noneho mubonye amasaha yagiye aravuze ngo reka korope kuko hari mesa banzureka iyo myenda uje gukoropa ngewe icyo singishikiye mama nukuri niba uri kumesa wenda mu rugo atameze neza ukumva mushitsi araje imyenda ntawe iri kuja urabwira umugabo ngo ugenda ukorope ngo oya ntubimubwire wakabyibwira uwo mugabo rero ngo hari abashitsi bagiye kuza azori buri cyane urakoropa nkandi no ntabwo mbyemera ngewe aha agabagenda yambika amatwi ketse urwayeho ndabyumva umwana yarize inkono yahiye kuvuga ngo isubire inyuma habe nubwo itosha umugabo ku mwana wiwe yo mufata yo kumukoresha icyo ari cyose ariko gukoropa niho uca akarongo niho hari ikibazo koza amasahani izo si inshingano si ikintu umugabo yo gukorera kuko ni ikintu wakora icyabaye gusa nuko twasanze bishobora kuba bitewe na situation kandi situation itahabaye navyo ni ikintu kigaragara nyine ko atari cyumo yes okay
noneho rero reka tugane ku musozo ntaje ngo kugana Tuveho. reka tugereho ubu nyine tugeze ku musozo umuntu umwe yayigeze kubwira undi ngo ngawe nakandeho ariko nyine reka tureke twite dukandaho tubanze dusezera abantu mwakoze cyane abadukurikiye mu kiganiro ni ikiganiro cyiza dutekereza ko abantu bose bazakunda kandi nutanagikunda gusa uzokirebe gishire marugihe mugenzi wawe wacu umufasha mugenzi wawe uri ku rwego rwiza uzogiha abandi barebe ko bagira okay noneho dusoza yenda mwabwira abantu ijambo rimwe mubasezera kuko nimwe mwarabashitsi bakuru muri iki mwagize neza kudukurikira Imana yo mu ijuru baho mugisha muri service ya mbere cyangwa se muri burakeye niho twari turi munyarukire no kuri Mpazi Birago Entertainment mukareba utuntu tumwe n'utundi duhari ariko cyane biruzuzanya n'ibibi cyo tubishira muri action bano bakabikora mu biganiro murakoze cyane Imana bamugisha utaha